Buriya si ngombwa ko uhora uboneka, si byiza ko uhora ubonwa na buri wese, si byiza ko ugushaka n'igihe cyose agushakiye ahora akubona. Uti gute? Uyu munsi ngiye kukwereka impinduka cyangwa se ibintu 5 biba iyo umuntu wagushakaga buri munsi uko yishakiye n'umuntu washakaga guhora agukoresha nk'igikoresho cye atakikubona uko bigenda cyangwa se ikiba. Hari impinduka nyinshi ziba kubera ko umuntu yafashe umwanzuro wo kuba atakibonekera buri muntu wese uko amushatse. Ntabwo ari bibi. Buriya si byiza ko umuntu niba agushatse igihe cyose agushakiye akubona uko yiboneye. Ibi nubitangira uzabona izi mpinduka ngiye kukubwira. Ntabwo ari byiza rwose ko uzajya ubonwa na buri muntu wese. Mu myanzuro wajya gufata uyu mwanzuro wongeremo. Ni umwanzuro w'abahanga cyane kandi ni umwe mu myanzuro abakire benshi bakoresha n'abantu bari seriye, ku buryo umushaka aba agomba kuba azi igihe amushakira, akaba azi n'ikintu kizima ashaka kumubwira. Yaba azi ko adafite ikintu kizima ashaka kumubwira akaba amuretse cyangwa se akamwihorera. Niba uzi ko ukibonwa na buri wese iyi video irakureba. Turebe ibyo bintu uko ari 5 biba iyo umuntu atangiye kubura cyangwa se kwiha gahunda yo kutabonwa na buri muntu wese. Ku mwanya wa mbere, abantu batangira kumenya agaciro kawe. Iyo uhari buri gihe, hari igihe batekereza ko bizahora gutyo, akaba azi ngo n'ejo azakubona n'ejo bundi azakubona. Ariko iyo ubuze, akenshi batangira kubona nk'aho ibyo wakoraga ari ibintu bidasanzwe. Batangira kubona ari nk'inyenyeri, batangira kubona ari nka zahabu. Akenshi batangira kumva icyuho cyawe, batangira kumva ahantu utari, batangira kumva ibyo utakozeho uko bimera. Batangira kuvuga bati yewe yari afite akamaro kenshi kurusha uko twabitekerezaga. Akenshi umuntu ntashobora kumenya agaciro kawe igihe ukiri hafi ye cyangwa se igihe akikubona uko yishakiye, ahubwo atangira kumenya agaciro kawe atarimo kukubona. Ni byiza ko wihaha agapoze kugira ngo aho ugarukiye umuntu amenye ngo runaka ni runaka, aba agomba gufatwa gutya, aba agomba gukoreshwa ibi, ibyo adakoreshwa ni ibi n'ibi. Ku mwanya wa kabiri, abagukundaga nyakuri baragaragara. Iyo uhari usanga abantu bose bagukunda kimwe, ukabona ukunzwe n'abantu benshi, ukabona witaweho n'abantu benshi, ukabona abaguhamagara ni benshi. Ariko iyo utangiye kuba bize cyangwa se ukihugiraho ukabura bya nyabyo, abanyabinyoma baraceceka, abanyabitekerezo by'ukuri barakomeza bakagaragaza agahinda ko kuba batakubona, bakandika izo message n'ibindi, bakaza no kugusura. Abagukundaga by'ukuri nibo bakomeza kugukumbura. Kubura kwawe ni nk'urumuri rugaragaza imitima y'abantu. Niba aka kantu utarakagerezaho, menya ko umeze nk'igitambambuga, ntago uzi umuntu ugukunda, ntago uzi umuntu ukwanga, ntago uzi umuntu uguharara, ntago uzi umuntu uguhararutswe. Mbehe uraho nyine umeze nka wa mwana ugitamikwa n'ababyeyi. Ku mwanya wa gatatu rero, abantu batangira kwibaza ku myitwarire yabo. Iyo umuntu akubuze atangira gutekereza ati mbese sinamubabaje, sinamwitayeho bihagije, sinamufataga uko bikwiye. Kubura kwawe bituma abantu basubira inyuma bakisuzuma, niba hari naho bakosaga bakavuga bati nama amahirwe basi yo kongera kunyandikira, nama amahirwe basi yo kongera kumpamagara, nama amahirwe basi yo kongera kumbipa, ntago nzongera gukora ibi n'ibi. Usanga abantu ujya kugaruka abantu barashyize ku murongo ibintu byose. Abakubipaga saa 6 z'ijoro batangiye kumenya ko burya uri umunyagaciro utabipwa iryo joro. Ariko niba bakubipa bakakubona iryo joro, menya ngo uracyarimo icyacikiro ntagiye kuvuga cy'abana. Iyo ubaye seriye ugomba kuba ufata uyu mwanzuro wo kubura rimwe na rimwe aho bibaye ngombwa, kubura ku bantu batari ngombwa, kubura ku bantu baguharaye, kubura ku bantu bagushaka kugutwara uko wowe utari. Ku mwanya wa 5 rero, ku mwanya wa 4 turahasanga
ukuntu abantu bahita basobanukirwa ko wari ingenzi. Hari abantu batabona agaciro kawe uri hafi yabo, ariko iyo ubuze gato batinya ko utazagaruka, bakavuga bati ashobora kuba yanyanze burundu, imitima irabarya, bagatangira kumva ko wuzuzaga ubuzima bwabo, bagatangira kwifuza ko wagaruka mu buzima bwabo. Rimwe na rimwe kubura kwawe nibwo bumenyi bwa mbere ku bantu. Iyo utarabura ntabwo abantu babona isomo, icyo wakita lesson. Ntabwo abantu bashobora kwiga agaciro kawe bakikubona, bakiguhamagara igihe bishakiye, bakiguhamagara ngo ngwino dufate icupa ugasimbuka, bakikubwira ngo siga umugore n'abana uze tujye i Huye tujye hehe, ukaboneka. Menya ko rwose utarabura batazigera bamenya agaciro kawe, k'igihe bakwiye kuguhamagarira, k'igihe bakwiye kugutesha umuryango wawe n'ibindi byinshi. Nawe rero ku mwanya wa gatanu, ubwawe urakura kandi ukamenya agaciro kawe. Kubura kwawe ntibigira ingaruka ku bandi gusa, binagira ingaruka kuri wowe. Ushobora kubona ko udakeneye kwirukanka inyuma ya buri wese. Icyo ni icya mbere. Buriya abantu mujya muri video zanjye cyangwa se mwumva video zanjye, mujye mwitondera ingingo ya gatanu cyangwa se ingingo ya nyuma nkunda gukora. Iba ikubiyemo ibintu byinshi kurenza izindi ngingo zose za mbere. Aha nari ku ngingo ya gatanu, mvuga ukuntu wowe ubwawe ukura kandi ukamenya agaciro kawe. Ntago bigira ingaruka gusa ku bandi, ubyumve. Bigira ingaruka ziri positive cyangwa se nziza kuri wowe, aho ushobora kubona ko udakeneye kwirukanka inyuma ya buri wese. Iki ni ikintu gituma abantu basenya, ni ikintu gituma abantu business zihomba, ni ikintu gituma abantu batamenya aho bagakwiye kuba bari kubera guhora inyuma y'abantu. Ni nko kwirukanka inyuma y'umuyaga. Ushobora kubona ko abantu nyabo bakugumana niyo waba wicecekeye. Icyo ni ikintu ushobora kubona, abantu bawe ba nyabo ko bashobora kugukomeraho nubwo waba ucecetse kandi bakagukunda. Atari ngombwa kuba mwasangiye amayoga, kuba wataye umuryango wawe, kuba mwajyanye mu bagabo cyangwa mu bagore, ibintu byose bibi utekereza ko aribyo bishobora gutuma abantu bakugumaho. Hano niho ubonera ko abantu bashobora kukugumaho niyo waba ucecetse, ari ba bandi bagukunda by'ukuri. Aho ushobora no kubona nanone ko agaciro kawe katari mu kuba uhari buri gihe, ahubwo kari mu byo uba urimo gukora bya nyabyo cyangwa se mu byo uri byo. Kubura kwawe bigutera kumenya uwo uri we nyakuri. Buriya kubura kwawe si intege nke, ahubwo ni isomo rikomeye. Kwigisha ko agaciro kawe katari mu kuvugwa buri gihe, kwigisha ko abantu nyabo bagukunda no mu gihe ucecetse, bikwigisha kandi ko rimwe na rimwe guceceka kwawe kuvuga cyane kurusha amagambo yawe. Niba wigeze kumva ko cyangwa se warigeze kumva ko wabuze abantu cyangwa se watangiye kumva udashaka ko abantu bakomeza kugutwara uko utari, menya ko utangiye gukura no gukora ibyo abantu b'abakire kenshi bakunda gukora. Tangira uyu munsi wa none ushake buryo ki utazongera kujya uri available mu bantu bose uko bagushaka, uko biboneye. Hanyuma niba wakunze isomo ry'uyu munsi, ntiwibagirwe gukora subscribe kandi ntiwibagirwe kwandika comment. Ndabakunda, yari Imbabazi nk'ibisanzwe, nawe utaha mu zindi video.